dore imbogo abantu mukunda gukurikira n'ubundi kuri Kasa TV mumaze kumenya ko ari televiziyo nziza cyane y'icyubahiro ndetse yubashye ikunda kuzana abastari n'unenge munyamakuru umaze kumenyera ko ari utameza abiri uri kumwe n'abakeshi na keshi ariko ntabwo mba ningiye nyine mba ndi kumwe nande na Yvette turi kumwe na Yvette umukobwa nyirinyinya ufite inyo nziza cyane umukobwa mwiza cyane useka amasaro agaseseka Yvette rero uyu munsi ndogenda garutse buri cyumweru nzanzeho kabiri ikaze rero n'ubundi ku bakunzi bacu ba Kasa TV Yvette uyu munsi hari akabazo k'amatsiko mumaze iminsi numva bigucicikara cyane ibintu by'inzaratsi yaba mu bastari mu bagabo mu bagore Yvette ibintu by'inzaratsi wowe bivuga wiki ibintu by'inzaratsi rero ushaka iyo nama y'inzaratsi nayimugira ariko atari zanzaratsi z'ibyatsi ngo gute babandi bagenda bagashaka inzaratsi z'ibyatsi ni hahandi umugore agenda akahira cyangwa akajya kubaza bakamusoromera zanzaratsi z'ibyatsi yagera iwe mu rugo akabiha umugabo ugasanga umugabo agize ate yapfuye ahubwo inzaratsi nziza ku bagore ni umutima mwiza uba umugabo wawe kandi umutima mwiza ni mwene nyina w'Imana icyo kintu nicyo cy'inzaratsi ku mugabo hanzaratsi zibaho z'ibyatsi abapfusha ubusa amafaranga yabo ni ukwiyicira abagabo ugasanga baripfakaje inzaratsi nziza ni ukubwira umugabo neza ukamuha keya mu rugo umugabo n'umuha yakeya na rwa rurimi rwiza ariko turi kuvuga ngo ni mwene nyina w'Imana izo nizo nzaratsi nta nawe umugabo azajya utiriwe ujya kwahira Nasi inzaratsi z'ibyatsi ntabwo zibaho zibaho ntabwo nahakanye ariko njye uzangisha inama y'inzaratsi ngo nzamubwira inzaratsi z'ibyatsi njye nzamubwira ko ijambo ryiza ni mwene nyina w'Imana iyo wahaye umugabo wawe keya ukamuha umutima mwiza akinjira mu nzu ukariba umugabo wanjye sitari ku meza buri kimwe cyose ukamuha keya iyo niyo nzaratsi umugabo atazagira n'ahandi ajya ariko numuha za nzaratsi z'ibyatsi wa mugabo uzagenda ujye kumubariza ugende bagusoromere baguhukubita umugabo mu gitondo umugabo yarapfuye ngo baguhaye inzaratsi abagore ngiye icyo nababwira bacike ku nzaratsi kujya kubaza inzaratsi ngo barahirira abagabo babo ahubwo bamenye uko bagomba gufata abagabo babo mu rugo rwabo ntabwo ari ibyo ngibyo nababwira nubundi mwabyumvise rero bakunzi ba Kasa TV none se Yvette ngewe rero nari mfite ikibazo naravuye ku rusombi kuko isombi ndumugozi kumadatsi cyane isombe abagore baba bashizemo inzaratsi none nzajye nirira ujya wirira abagore batwumve uzaba ikigo uzashaka gupfakara uzagenda agiye gucisha inzaratsi bazamuha izigirite zimupfakariza umugabo cyangwa izazindi zituma umugabo acurika umutwe mu maguru Yvette rero ni byiza cyane n'ubundi kuri Kasa TV ariko wera by'inzaratsi simbizi nabyumvisha neza ariko wenda simbizi nzabikurikirana neza nitonze Yvette hari ukuntu umuntu ashobora kuba wenda afite umugabo ariko akabona nyine umugabo atamwitayeho muri rusange sibyo none se bwo agiye nyine bamubwiye ko ari ahantu hari umuti utuntu kutuzaratsi dukeya bakagenda bakamuza bakamuha utuntu dukeya hari ibyo bitwaye oya natuzaratsi tuba dukeya watangiye kujya mu byatsi kujya mu bagore ahubwo wowe umenya buryo ki ugomba kugarura umugabo wawe mu rugo neza wamuhaye yakeya twavuze ya magambo meza akurura umugabo akagaruka mu rugo akagaruka muri gahunda nizo nzaratsi ntago ngewe ngira abagore ngo bajye gushaka inzaratsi bajye gucisha ku bagore bagenzi babo abagore turi babi ushobora kukwahirira nkaguha ibigira gute ibimuguhuza akanyisangira abagore rero babyumve neza byabitwaye iki none se basanze umugabo abansanze ariko ntago bazasubira muri rwa rugobo kandi ari we waje kumbaza iki inzaratsi zamwitwarira njye utamufite nawe hanyuma yaze cyane nimbona ko bidashoboka tumuhombe twese Kati natubwire deje Yvette ngo ibira bintu nubwo twabikomeze kubisigaho cyane ko bireze muri rusange ariko tumaze kumenya nyine ko ugira abantu inama cyane cyane kubirekeye n'inzaratsi ko atari nziza ako nawe icyo nzi cyo nyine umugabo yaje yavuye kwa mugore we yize gushaka inzaratsi wawe ahubwo wahita umubwira akajambo keza ko maze kubivuga n'ubundi none umuntu we uri hanze nko mu bindi bihugu wenda atari mu Rwanda cyangwa se bituranye wamugira inama gute urabona nka gucyari umuntu ashobora kuva hanze
akaza yabona igikorwa cyiza nka Yvette agahita avuga ati amatako ibiki byose bituza sinakubarira mugahita mukora n'ubukwe n'urugero ejo bugahita ibintu bigatanga kuzamba ugasanga mbese bitangiye kuza muri byo kutunisha n'iki byose abo bagira inama gute n'ubundi mu bagira inama ngewe nabagira inama yuko ibyo bintu atari byiza byo kujya gucisha inzaratsi kuko hari n'abandi benshi bamaze kujya bamamagara nkabagira inama yuko bagomba kubigenza kandi nzi yuko inama nabagiriye yabaye yo bananshimira ntabwo inama yo gucisha inzaratsi ari nziza n'ubundi kuri ya nimero yawe kuri ya nomero yanjye 0784727385 kandi umuntu wese urugo rwanda konanira uhita umugira inama kandi bigakemuka bigakemuka kuko hari benshi bamaze kumamagara bo hanze rwose bakubwira ko ibintu byaciyemo neza byaciyemo nta kibazo Yvette rero ndumva ari byiza cyane ariko nanone hari ikindi kibazo umukobwa we rero abantu bashigaye bibaza cyane Yvette muri video y'ubushize twakoze baravuze ngo watumye ngo bashyuka ari benshi cyane muri comment none Yvette wowe iyo uri kubashyukisha wowe ntabwo washyutswe ngewe amarangamutima we ntabigira amarangamutima ndayagira kuko ndi umuntu ngomba kuba nashyutswe ariko nakubwiye ngo iyo nashyutswe nk'uko mfite umusheri wanjye uza akabindangiriza ubu gusa oya n'undi ashobora kuza twabyumvikanyeho nawe nkamuha bikarangira ariko nawe nkamwereka uko agomba kugenza urugo rwe neza akarutwara neza kandi agera mu rugo bigakemuka nuvuga ngo icyo ukora uramuha ariko ukamwereka uko agomba kujya bigenza mu rugo mu rugo iwe pana kugaruka bwa kabiri ntabwo nshobora nta muntu ushobora guha kabiri oya ntabwo nshobora kuha kabiri ntabwo nshaka ko ingo zisenyuka ahubwo dushaka ko zuba Yvette rero reka ngombe mushimire cyane zire ko n'ubundi turakomeza kugwa neza none turi kuri Kasa TV batubira bose n'ubundi babonye ko umukobwa mwiza cyane ariko bana rutamiza mumaze kumenyera kuri Kasa TV n'ubundi nkibutse ko hari ahantu hari filime mutari muzi rero kuri Bushake TV uramutse ugiyeyo n'ubundi Yvette wagirute bamusanga Yvette reka tubabwire bati rero ciao bye bye Yvette wakoze cyane bye